hari abapasteri hari undi ngo nimba ari kakajwi arindi ni benshi kakajwi mureke nuko burangiyeho ntajya nkunda kuvuga amagambo asebanya ariko burakajwi nzamuha nyina nakomeza kumvugaho cyane kuko kajwi ni umusazi ubundi kajwi ngiye mufata nk'umusazi urumva ko ndamufata y'ijambo kimwe n'abari abapasteri bari kuza bose bari kuza bavuga ibintu bitari byo kabona umuntu n'umupasiteri ntacyo ari cyo ubwo ukumva nyine ni nk'ibyo byose umuntu yavuga ngo ndi pasiteri ninde wamwimitse ninde wagiye kukwimika wabikuye wowe uraza kumbuga nkoranyambaga ngo ngende pasiteri gute se yego njye w'abapasiteri ndabemera abapasiteri babaho bafite umwuka pe bayirekwa ariko abapasiteri mbona sinkabarambona kumbuga nkoranyambaga kandi igikomeye nuko nigeze kubona igitangaza wakoreye umupasiteri umwe witwa Claude so hari abandi ariko babizamukiyeho barimo kuvuga ngo aratubeshya sinzi ibiki n'ibiki sinzi impamvu reka turekane nabo kwanza impano y'Imana izi mbaraga azikura hehe cyangwa ubu bushobozi bwo gukora ibintu bitagati umuntu impano zibaho kandi impano ziratangwa nakuru ugenda muri modoka yawe ni impano kimwe nuko bavuga ngo ntega moto nzagutira se imodoka ni imodoka waba utanga impano y'imodoka ntugire imodoka ariko unabishaka wabireka kubera kondisiyo yanjye waba utanga impano y'inzu ushaka wanayire ukanarara hasi bitewe nuko bishaka ikije kiremero wabyumvishe ndabyumva nubwo buyimbonyemo rero n'ubundi ngewe simba nyemerewe ngenemere kuzitanga gusa gutanga impano kandi ibintu nkora buriya so tubitandukanye ujye ubona abantu babatubuzi benshi bagenda bakora ibintu by'amafaranga bagenda babeshya ibintu ariko so ndavuga ko itangazamakuru ntago babavugaho ukumva bari kuvuga kuri impano y'Imana Theobald nta muntu ugira ideni Theobald naje kuri social media ndakeneye iki ibintu by'amaviews ibintu by'amafaranga ngewe nta n'umuntu wamfasha kwanza amfasha gute wowe ureba iyi saha ahubwo nabonye yomba isaha idasanzwe mwe isaha urabona ukuntu imeze iri kwizengurutsa iyi saha nta muntu uri mu Rwanda yaba umuhanzi yaba abandi hirya no hino bapfa kugura isaha iyi saha irarenze ndayibona mu kwireba ndayibona cyakaze ngwereke neza kugira ngo ibyo nkubwira wowe ari ibyo kubyumva ngewe rero ikindi mu gihe urimo kunyereka iyo saha nkunda n'ukuntu wambara neza always ngewe ibintu nambara simbigura njya kuryama ngasanga byangiza hondi urabeshya bro n'iyi saha y'imva ipimiro bingahe hari umuntu wambara isaha ipimiro 5 people I'm telling you hari umuntu ufite isaha ishobora kuba ifite izumu yaha urukuyumva nyine nawe harya yitwa gutereka turebe kwanza iyo ngiyo ishobora gusohoka nta bwoko igira iyo yitwa Bolt Invicta Bolt irarenze iyo ngiyo ni saa irenze cyane ushobora no kujya kuyigura ushobora no kuyigura ugatanga VAT umukagurana ariko kubera mubibona burya ni ibintu byoroshye cyane sasa wambwiye ngo ibintu wambara ntago ujya ubigura je nta kintu na kimwe ngura we dufatiriya modoka yawe tugende kuri ntuza essence umwe frutanga uyuzuze ubishure bakubwira ati watwishyuye kandi tishyuye Jewe ari umuntu wigeze kuba inkora aho nari ndi imbere arabihinyuza turajyana barika imodoka kuri station kandi ngewe binkubwira bari ukuri mu gihe nyine ku isi ntago abantu bose bakwemera kimwe hari n'umuntu ukora neza bavuga nabi hari umuntu kugeza ku kintu mukanyuka muhindukana kuba rero nge ndi kuvugwa nabi abamvuga neza ndakubwiza ukuri na Yesu bamuvuze nabi kandi ari umwana w'Imana I know yego sasa izi mbaraga uzikura he papa izi mbaraga nageze ku isi mfite imyaka 2 kuzimu nageze ku isi bangu nagiye kuzimu ariko ngewe simpazi cyeke kuzimu nimba ari ijuru mbona cyangwa ari iki ariko ngewe buriya umuntu nimba yemera Imana ntihinduka sinzi impamvu mubwira ngo yagiye kuzimu sinzi impamvu ujya gukora video y'umuntu ugashyiramo amajwi ngo yagiye kuzimu hari video nabonye uko nagiye kuzimu isaba impano wabajyanayo we ibyo nta nibirenze bagiti impano ziratangwa abantu umuntu ushobora kubuturanye n'umuntu akubaka etaje ikuzura wowe umaze n'imyaka 10 ushakisha ukora bikanga
n'akazu k'ibyatsi kakunanira yego kakakunanira mu by'ukuri n'umuntu ushaka kubona amafaranga adasengeye ugasanga arabutse aragiye ejo buno umuntu bamwibye miliyoni 30 z'amanyarwanda arazarandekereza ambura uko bazibye nta kintu namutegetse nambwa ati gura ikarito ya veruje amafaranga ukanya yise yabonaho ndayamugarurira nta hantu ngiye nta hantu mvuye ikintu cyose ngikora gutya n'ubu ngubu ngiye nshobora gukora ikintu nshobora gukora hano kikagutangaza uri kubyumva bagiti umva nzanira ka kamvirope karimo na yamabuye wowe ugiye kwirebera ibintu ngiye gukora twaje hariya turi muka tugihara wona shaka kwereka ko ibintu nkora uretse umuntu ufite ivuzi kwitangaza makuru nta muntu waza ngo abikore urabona ko nakajwi ibyo yiganya n'ubwesikoro n'ubugoryi kiba cyambaye ibintu by'ibimaske ngo kiri muri Amerika wabyumvise ngiye bura bugoryi bwewe simbushaka ngiye rimwe umuntu yarambwiye twarapinze ngo nshike kajwi muzane mu ishusho azi rwose ibyo ndabikora ariko suriya wamushikamwe biki ahubwo nimba afite icyo yabuze yabwira umuntu akamuremera narabonye arakanura wakoze ko guteka agati hasi umuntu kugaterura wowe buri cyane imikrofone nyifashe ngayishira hasi nta numwe wayiterura uretse ko nyine umuntu yamukuraho baza nimba rusha kuyifatanyishire hasi nafatwa kagumaho nawe asaba imbabazi gusa mwebwe ntimwemere imbaraga zibaho imbaraga zitabaho haba hiki so ni impano tu ngewe ni impano ngira kuri ufata inote nabira by'inote ni impano sinkura amafaranga sinigana ni impano Imana ishobora kunyaga amafaranga ikayaha umukene ishobora kuyaha umukire ikayakuriye amafaranga bava afite kuri konto yose nayagwishiraho nuko ndafite afite umva akomeza tugatereka hariya kukazuba hariya mukanya tugiye kubona ibitangaza tutigeze tubona mu buzima so ni impano y'Imana ntago ari imbaraga z'ubupfumu ntago ndi umupfumu kandi bura nabavuga umuntu no mwisikoro buriya unizanye na nakwica wizanye ubuzujyaye ubuzi ko wamba iyo kesi cyangwa ukabuzi ko watanga ikintu ukagenda uvangura naka wamuhaye please sobanure ku bantu yaba ari utanga commentaire subscribe ku yicano ariko mu by'ukuri mujye mutanga ibitekerezo byubaka yaba ibyiza byose mujye mubishiramo tuzadukuramo ibizima bose abari kubyumva kabisa ngo wigeze gufungwa kandi n'inshuro nyinshi cyane gufungwa nge narafungwaga pe buri hose bakanjyanamo ariko ugasanga ndengana basangaga ko ibyo nkora nagendaga nukabona abantu bari kungurikira kandi n'umuntu kabandi naca ahantu nafata insina nkayicamo ikongera igaterana najya mu mujyi nakora ku modoka ntigende bigatuma abantu gutyo bakamfunga sasa ibyo ni ibitangaza bisanzwe impamvu bagufungiraga nizihe impamvu urabona nga kuriya ushobora gufata inote ugategeka ati impano nyine impano ariko bura uburyo ki impano iza ushobora no gukura amafaranga ibunaka kayagutereka imbere nicyo nyuma cyo gusobanurira abantu nk'umuntu ujya gufata ifoto yanjye akayihuza n'umuvugizi wa RIB ntacyo yamvuzeho nta kibazo mfitanye nawe nyabuneka bari abantu bagiye babakurikiye hari abapasiteri basaze kugira ngo views agahita afata ifoto yanjye akayihuza n'umuvugizi wa RIB ubwo kugira ngo akurikirane ibiganiro wabyumvise mu Rwanda tugendera ku mategeko dufite n'amategeko aduhana kabisa cyane unampamagaye nakwita unanjyanya aho njyana rwose ndemera ukanjyana wabyumvise ariko ubutabera bukandenganura mandengana umuntu ashobora gukubesha ngo wamuriye miliyoni 10 miliyoni 5 ariko wagera mu buroko ubutabera bukareba ko ari ukuri bukakurenganura urabona ku isi abantu benshi baba bashaka gukira udakijije aragusebye udakijije akwita kuri umusazi udakijije akwita kari umwisiko nge ntago naje gukiza abantu mu isi Imana yonyine iyo usabye impano irakureba ikakumenya impano ukayifatiraho urakoze cyane asante sana so tuzaza gufata ikindi kiganiro cyo kuganira byinshi kuri wowe ariko uyu munsi nje nifuzaga ko uza kutwereka ibitangaza nka 2 cyangwa kimwe sinzi n'ibyo mwumva tibavuga ati amafaranga barimo muri aka kantu fata reba mu neza hose wowe kuramo urebe neza ureba ahantu hose rambura ahantu hose hinura rwose urambure utubwire amafaranga habari umbwira ati amafaranga arimo uko ari buvemo n'ubuki ni impano rero amafaranga arimo nta mafaranga bari nse namwe nimumfashe mukareba ntajya undazarira n'amafaranga we abifite kureba we karambure rwose reba ahantu hose hari amafaranga arimo hano reba arimo neza umuntu nakwereka amaji
dore ko umuntu ashaka kugura ko ari maji ni imbaraga, maji ni ikintu icyo ari cyo cyose, ni ibintu no muri Amerika bari kumva amagara ngo byumva niba stade bagiye gufungura cyo kujya kwerekana ibintu birenze ubuse ntabanze baza gusaba impano. Uyu muhanzi akakubwira ati ngende shaka kuzamuka mu muziki gusa nta kindi kintu agusabye, ukamubwira ati ukabazamutse genda. N'abantu benshi umuntu afasha ariko umuntu akitonda akicecekera. Ushaka impano ntabwo tuyigora gukarubanda, kandi ushaka impano ntabivuga, ntagenda sebyana. Nuko rero ngwino hano aka kantu reka ibi by'amafaranga tube tubyihuriye biteza rwaserero ngura yakoze ibi ngura yakoze ibi ngiye abari maji mba ndi gukora abari maji niko shakira gasubize urashaka kunyakora se wonya urashaka ngora tugendere ku meza akira bo gasubije wowe buretse baganira buretse ni numva imbaraga zije subize mu kanuze ka yarimo kandi ngiye kubizeyo numva ari ngombwa ndabikora ko mbanje gukwereka ko ibintu bishoboka atari ubwisiko fungura aho ngaho abari mu bitonye nka bitanu by'amaraso ngiye amaraso mvuga sa y'abantu ushobora kujya kubaga inkoko urabona ko yagiye kagiye kurya inkoko namusabye amaraso wabyumvishe ngewe niyo nyota mba mfite si ukuva mu muntu unywa amaraso ubuse nta maraso y'inka barya nta ni igitangaza se rwose ngewe sinkubeshye mvura umuntu ntamukozeho nkamenya indwara ye ntamwegereye nta kintu nsaba umuntu. Ese ubwo umuntu ngikintu gute nta muntu urambona ngo duhure ugasanga ku mbuga nkoranyambaga ngo batanze iki gusa n'Imana ifite ukwihana. naho usabye miliyoni 100 se uzi ko nzazikurayo kukubwira ngo ushaka amakesi 10 ya mitsingi shaka veruje amakarita 3 ukumva ubaye umusazi si bijya kunyica se ubu kubindwera iki sabwo uri kubijyana urusha amafaranga bagite surwa muri duye n'ubwa mbere ukora n'abantu bose yenga yakumva umuntu ibintu byibyo ikindi nakubwiye ngo ubisuka subiza se kazana n'ubwe ngo gagarika kazani nari ubwati gagarika tugende noneho nababwiye ko bana mu kanya gato muhita mubona ibitangaza. Let's go my people. Uriya mukobwa mukanyuze nkubwira hari ibintu nshaka kukubwira kandi wowe ushaka kwibwira ngo mukube uze uteshe ago byemera banze uze ngwereke none ngoreho kanze tubirebe uraza kuzamo hari bya naje musaje kuzana intu hari nta kibazo uzi kuzamo nayaga namubaze tese mwana uraza kukubwira mu kanya muri tayari cameras ibintu byakwica ariko icyo ushaka kugenda ucokoze uzi kuzahura n'ibibazo utabizi kandi ugifite igihe cyo kubaho. So hano hagiye kuberaho ibintu byinshi bidasanzwe. Abantu benshi bajya bavuga ko uyu muntu arabeshya. So turi hano turi kumwe mu kanya tweretse kano kantu aratubwiye ngo turebe twarebye nta kintu cyari kirimo, ariko hari abandi bantu bajya bavuga ngo urimo kwakorera ibintu imigisha bakayibona, abandi bakavuga ngo ni iminyako. Imigisha barayibona cyane n'abantu benshi nshake nkuremo kwani byo nshaka gukora nshaka gukuramo kangufasha ka. Hari abantu bavuga ati ejo bone namiza amabuye anca mu mubiri urumva urabona n'ubu ntibiracyari bikomere urabyumvishe je nta muntu uretse Imana yonyine n'ubana abanyarwanda n'abandi babyumva uri kubibona banze nkweka ikintu kirenze uri kuyareba namabuye kamera nangaye wowe singaye uri kuyareba dore foto hano arangiye kuyashyira urajya umbwira ibuye nirimanuka ujya umbwira we fata n'amabuye ane wowe ufate neza witonze amabuye arambye cyane ari kunshamo bastede ahantu ari bukubwire ngo fata arangiye kuyamira urasanga ararana urebe hano ntayarimo uretse gufata cyane uyufata ntabwo ukomeza uyufata
yifata ndagukomeza nugira ubwoba nugira ubwoba fata gake dore rekeraho uri kureba kuki wari ufataga cyane jewe sinyambeshye uretse ngoreke si ubutubuzi si ubwesiko njye ni imbaraga ntihagira udutiza inote turayimusubiza inoti ngwino hano woyizanye ngwino hano yiciro vuga ati ngira umugisha sindi umupingayi fata gutya ya noti ya 5 yonyine vuga ati mana mpumugisha fungura uretse uri kureba wowe sinjye nisikuruka sinjye nibasimwakirire si ndire fata witonze fata indi yaje zazindi zaje ari ebyiri dore ay kwanza we aza mujye mujyana umvase fataho nawe si mazima we genda uyajyane fataho nawe ngiye sinyashaka akira mugabane imwigendere igendere njye ndi gukwereka ko ngiye nta muntu njya mbemukira nta n'umuntu njya niba njye nta n'umuntu njye sindi gukora ibi garuka hano ibi biro nawe gira icyo utubwira wowe wirebe mu maso yawe ndabibonye byagenze gute jewe muhaye 5 nabo rero nabara amafaranga avuyemo ariko havuyemo amafaranga menshi ayashiramo si wabibonye havuyemo menshi mbibona singuriya ngabanye na ndora imbogora none ibi bintu nicyo bivuga twavavanje kwanga ni muzima hari ikibazo ufite kabanza nyagura icyo kurya ndebe nimba bakiye ariko ndi kubona ngewe ari mazima ni mazima washakaga icyo kurya baba karambere aho tubwire kubera ko atari ubwa mbere asanzwe yampa ntabwo najya ngo ni komplike ngo ntabwo ari mazima ntabwo ari ubwa mbere yamaye n'umugisha asanzwe yampa njye ntabwo navuga ngo reka mbanze njye kugura ibyo kurya akantu k'amabuye nako katubwira akantu k'amabuye nyine nako yari afite amabuye 2 gusa ayandi 4 yari yayamize ubwo rongeye ko mbona yose ari mu kiganza kimwe ibi bintu ubibona gute bifata gute nyine ngiye bino bintu rero najyaga numva abantu biwacu bavuga ngo hari abantu bagira imbaraga ngo za maji zisanzwe umuntu ngo akaba yafata nizo nzemba akazibyaza ikintu umuntu akaba yafata ngo iyo nota akayikanje ikavamo indi nyine ngiye najyaga numva ba mama babivuga nyine abantu bakuru bavuga ko ngo imbaraga za maji ngo zibaho ni hatari bora muti mushaka kugenda ngamba mfite ibintu byinshi nakora nuko babizana nk'amagambo menshi nje ikintu cya mbere cyantangaje aya mabuye acamo neza mubaze ko atayumva kandi numvishe sinzi kuri microphone hakomeye ukumva nyine harimo utuntu dukomeye nje numvaga arimo kugenda sakuza ngo abari guca mu maboko sasa izi mbaraga nje niba kwibaza ni iyo mpano wayihawe gute ni impano kuko Imana itanga impano bitandukanye we yaguhaye gute jewe nageze ku isi mfite imyaka 2 byagenze gutse kugira ngo ugere ku isi ufite imyaka 2 nibonye gutyo gusa nibona gutyo gusa papa mama barahari abo mbona sibanza tanaribo papa na mama wawe bari he ngiye kwigendera soza ikiganiro okay nje aka kantu kanangaje mu byukuri ndaza gufata time yo kuganira nawe karita zirihe ngwerecha kandi nyene akandi ndebera karita zari karita gosh ibi bintu ntago bisanzwe mu byukuri ariko ndikuzibona mbo fata izi karita uri kuzitegereza neza cyane zikuri yano muro
uri kuziba cyangwa se turangize nyereka aka kantu ikanyereke mu by'ukuri kuko nanjye ngomba kuba umutangabuhamya. Kajwi we yavuze ibintu bitabaho. Ka Kajwi fata gutya wogiye kujya ukoramo hagati undi karita nshaka buretse perezida bwana Icebusi hagati zigenda zitandukanye ndakura mu cyumwe imwe nje nakwatse imwe nakwatsi kana Icebusi bwana Icyatsi Icebusi bwana Icebusi ongera ukoremo hagati uburya hagati witonze perezida 9 by'umutima uri kuzibuka mfatira amakarita kora imbere yawe hagati uzane 6 ku mutima ikarita ndi ukwakura kuzumva 6 mfatira naze fashi ongera ukoremo witonze itone ntukuremo wowe ukurura ikarita shaka zana 5 ku mutima buretse wowe yuzirebye mutaza kwibagirwa izo ndi kwaka mfatira zose zana bwana y'ikaro nako ikaro bwana y'ikaro izo natse nizi banzo zimnyibutse iya mbere hari bwana y'ikaro bwana y'ikaro komeza hakabi ya kabiri seti y'ikaro iya gatatu 5 y'umutima ni ya gatandatu 6 y'umutima 9 ry'umutima sizo se none se hari ikintu mandi kubesha abantu hari ikintu mandi kubesha abantu ikintu mandi kubesha zose ni kuzimba niki kuri mu mutima mba nkizi n'ibindi byinshi nabikoramo yareka turekera mfite byinshi nakora ikindi gitangazo uzakibona ubutaha ikindi ni ubutaha nta kibazo ariko njye uranyemeje tu vava n'icyo ushaka kumubaza byo kumubaza ni byinshi tugiye gukora ikiganiro ndabimariza mu kiganiro oya mubaze none oya njye mbaze none nta kiganiro ndakora bari se tugakora ikiganiro kindi oya uzi ko ngiye gutaha irusizi ikintu cya mbere ndakibariza abantu bose ntago yemera gutanga nimero ze kandi abantu bahora bazinyaka nimero ntushobora kuzitanga ariko mu kuzitanga akaba ari abantu bafite discipline atari abantu bazakubeshera ngo yanamuhaye nimero ifuzo kirenze ni 0782404059 ntabwo nzusubira 0782 404059 0782404059 ibibazo biri kuva hano kuri aba bantu ntabwo bari gushaka nazi ntabwo bari bugaragare cyangwa nagaragare mube n'abastari nta wundi ushaka ikindi gitangaza ngwino mubaze ngiye ndashaka kumubaza ikibazo kimwe mbere yuko ari amafaranga agaragara ari menshi bigaragara ko tuba twamuhaye inoti imwe noneho hakaza ari menshi ni umugisha ariko muri ako office nta mafaranga arimo baza nayirebye nta yari arimo bose birebeyemo nguherekea kandi se ngo nugira amazina yawe twande Gashongereze yego Gashongereze ubayeho gute Gashongereze ubayeho gute uri kwitegereza yego uri kwitegereza yego uri kwitegereza dore imbogo uri kwitegereza dore imbogo niko sha uri kureba kwize karita ushobora kuzindura umukandara wazambara dore ziba zinakomeye wabikora uzaza n'undi muntu washobora kubikora zikongera zikagenda zimeze kwa kundi wabikora sigurutse mwazizanye zicange turebe sigurutse mwazizanye ndazicanga gute kundi cyakoze uranyemeje aho
wemeye noneho siwemeye nankora kandi kamwe kose ibyo byarangiye ibyo birahagije ndagufasha mu kanya ikibazo cy'uburwayi ndagufasha uramwitaza nk'aba bandi bagenda babesikoroka ejo nawe ukavuga ngo nakwisikoroka utanze naho sawa ngerekane igene mugiye kuva kuri kamera telefone yanjye siri niyi mfite si nijya ubu ndayifite ngiyi bahezizemo byinshi yanjye ndayifite ariko hari ikindi kibazo ese ari iki kiri kubura nguyu hano ufite ikibazo aro ubundi yaza kuba ari undi muntu udafite ikibazo nk'cy'uyu mukobwa nazi nazi hano uyu naza amaze ubu yaza kuba ari undi muntu acyafite akabazo ari yabavuye ndaje turashoje reka yazaza ambwire impamvu zamusobanurira ariko ntabwo namusobanurira kuri kamera mubaze turashoje reka nze umuntu atari icyo gukora amafaranga uyu ni byo gukora amafaranga nta n'akamaro wengendere gihe amazi zana ibasi none nkandagireho n'aka kanya mbwira mbure mu kirere njye nguri ibintu byinshi nukuri ko mbona mbwira none ngo ubona aho mbwira none wowe ngo ubona aho uryama rusangeyo kandi bonabone waje babigukore nabwo ufite bagiye kuzana umugozi ngo hindura inzoka ntawe irarya irongera ibe nzima ntugire ubwoba ni ibintu biba biri kubura kubireba cyangwa se ibyo ngibyo tubyihorera wowe mbaza ibibazo byose ushaka umuntu afite nk'ibindi bibazo byiwe ibibazo byose by'umuntu mbita mbimenya mbere y'uko ibibazo bimugeraho hari n'umuntu nabwiye ati wa muntu we ko mbona ugiye kugonga ugiye gupfa hakiri kare gura amakesi 10 uyambereze ntugire ikibazo umuntu arambinga ageze hirya kuko ibyo namubwiye usanga n'ukuri njye ntabwo nyambeshya vuga ikintu kiri ukuri live ubwo ndaza kukubaza nyuma noneho nyuma kamera ibyawe ibyanjye ndaza kubimubaza nyuma na undi uyereka turekera turekera aho ngaho dusoze pati ikibazo kimwe gusa wowe ukeneye umugisha wowe uvuga ati ariko urivugiye wowe se nduzaza uvuga ngo bagutuburiye yegora none se ubundi wabonye impano wagenda ubivuga wagenda ubibwira ndetse ko impano bari yagu cyangwa so koste ubu gutyo ushobora kuva ngaha ukajya kwishingira kawe kabari ubucomo kabuvamo hari abantu benshi bagiye babivamo mu buryo bateye imbere wowe urifuza iki tuzabiganiraho n'ubishaka ariko rero waritse ngaguha kuyo mfite ushaka impano waye kuyo mfite hari ikibazo waye kuyo mfite je nawe mba nyafite waye kuyo mfite ni amafaranga se ni amakarita yo ndi kubona mana yanjye reka muye kutwumvita ariko ndaguha dukeya impano baguha makeya wumvishe impano yari yose ubonye urayishimira wewe banza umushimire oya nje ntabwo wanshimira ibintu ntacyo bivuze n'ubu utawe ushobora kubona undi mugisha amena ikiganiro oya ntayabaye n'amafaranga nagiye yajyane na soza ikiganiro mereka dusoze imana gusubira urusizi bamvuye urusizi no warore ndara ku mazi ngenda mu kivu nukuri uzaze tujyanire ko ntarara mu kivu njyana yahubwo none ahangaha njyana ya none aha ikwa kandi nawe mbonereho kubwira umva si mbonereho kubwira nk'uyu nguyu namwemereye impano y'imodoka bakavuga ko nanekize niriye ahubwo wanzaniye irasa pari yawe irandi yawe nawe ndashakira umva se nyine manze kubwira iyo umuntu akwemereye impano ntabwo ugenda wibutsa
Imana niguha umugisha ntukibutse kandi ntegereje nizeye nanjye ntabwo uri guhitegereje ngo uranampereza urategereza impano ikaze kandi impano izidatinze kanyombya uriya musazi wa mu kibanza cy'iki uriya musore w'umusazi uri umupasiteri yaje gusarira ku mbuga nkoranyambaga nategereje ngewe impano narabwira njye nategereje umva nkubwire bari bose ndana umwe nemereye impano no kugenda bansebya ngo nabemereye impano ntibazibona cyakora wowe niwitwara neza uracyafite umugisha uzongeye no kunkoraho ikiganiro muri kumwe na ziranyankara n'abanoheri ziranyankara gata ejo nejo bundi bazareba bakwemereye iki imodoka nategereje adashidikanya cyangwa adahatirije ngo zana ngo kubera iki byatinze anytime so impano y'Imana mu by'ukuri njewe iyi karita ngiye kuyemera ikuzeho kuko mbona wigira umudanje noneho yigira umudanje oya yimereye haza bitanu ya ibintu by'amafaranga simbishaka nje mba ndi kubereka amaji yikorererize ku bwenge iby'amafaranga bimaze kuba ngo abantu bafite ibibazo nta by'amafaranga ngifite nazo ariko uratinyira iki kamera uko ese bara bose mugani ko bacecetse yakubonyeho ikibazo agusaba amafaranga kugira ngo akuvure we ntajya asaba none ubonye umona ikibazo kugira ngo umuvure ubundi ntujya wumva bavuga ngo iby'abapfumu biribwa n'abapfumu dore bara bose bari kuvuga bakora ibintu ngo bari kuvura bafite ibihembe ntujya ubona ribirwa bifata kugenda bigana ngo bakora amafaranga njye se